nise ariko mana yanjye uko ku rusengero rwose ndimo njyenyine ntamuhereza urusengero kuko imbaraga kano karera rakanye sinzi byagenze ute. Kujyana gusenga ariko ngiye gusenga nimba Imana kumva ni nani kunyumva Imana ntawe yaremye ngo ndigimwe twese yaturimye kimwe wabaye wakangaye kugira ngo yumve 35 nose wemeye 35 none hayo umuneke umwe nkubu ninda waburiye myinshi njya waburiye 35 ariko bose kwese batayatwishimye ntabwo waba wishimye njya ufite 35 ko ninjya ufite mye ariko ntabwo bibaho kumana uri kijumwe mu ishuri none wasenze Imana uburiki ngi nasenze Imana mbona ubwenge ngaho ufashe imineke ibiri ukahereza umwana ugafata n'imineke 35 ukahereza undi ninde wakishima ntabwo bishima ntabwo bibaho wa 35 niwe wishima kandi nge nabaye wa mbere ntabwo wa mbere waga umuneke umwe niba bakamuhiyo yose 35 wowe bahaye umwe wahaga agashaweje ubanze wahaga indi mbere ndanyine n'igine urukujyanyikira no mu mugongo urukujyanyikira mu mugongo ubundi abandi bajya mu ishuri ibyo by'ibiryo ubundi barabisiga iwabo ntabyo kubitekereza aho ibintu n'utekereza umuneke nyine wowe wagenda utari ubundi ukavuga ko ubwo ngubwo uziga ugafata kabukara mu isiko yagwaye ejo bundi wagize uti so yiri imineke uri umuntu ki yarate kukibona ngitwe kigenda ahubwo ngiye urwanye naguta muri wese ncyo kwiri mbona muri wese se kubera iki dore ko kireba ako ubundi ahubwo tureke ibyo dukomeza twatugiye reka gereka n'Imana yumva n'abanyabyaha yene abanyabyaha ahubwo Imana ikunda abanyabyaha ku gute mana ntabwo bibaho hanjye nari ndi umunyabyaha niba ngirute ibintu byose mbikora nawe rero kwihana biremewe nanjye usambana se byagenda ute ibya ntabwo babinga kandi nanjye narasambanye nuko wowe ahubwo urukumva wifite mw'icyoba satani aracyagufasha tugiye tuva kureba irwo sengero tugenda ahubwo twagiye